uzi umuntu ufata amasaha 28 hari kugambana. Uzi umuntu ufata amasaha 28 hari gusabiriza kandi atari masikini. Uzi umuntu ufata amasaha 28 agafata ukwezi agafata umwaka akoramo ibintu by'ubugoryi n'uburofu. Kandi muri iyo myaka yakoramo ibyiza byamugirira umumaro bikagirira umumaro abantu muri rusange ndetse n'abamukomokaho. Hari umuntu wicara ukavuga ngo amafaranga nahonze indaya. Iyo nza kuyabika mba narubatsemo etaje. Kugira ngo umuntu abone mu gihe cyo gukorera amafaranga hanyuma ajya yarya nk'umuntu wayateye. Hayajyane mu bapfumu, handa yajyane mu ndaya, handa yajyane mu barozi, handa yajyane mu nzoga, handi hayahonga bamushaka n'abatamushaka. Ariko hakibwira ko ibihe agezemo, ibihe arimo byo kuyoragura amafaranga azakomeza kuyayora. Ndabashimiye cyane. Imana nibahe umugisha kandi amahoro y'Imana abane namwe. Mwebwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro byo kuri Mama Charlene official, ijambo ry'Imana n'ibindi bintu bitandukanye. Imana y'amahoro nibahe umugisha. Turabashuhuje mwebwe abadukurikiranira mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'ababanyi, abari muri Afrika n'abari mu bihugu by'Uburayi, ndavuga muri Amerika ya ruguru ndetse n'iyepfo, abo muri Europe, muri Australia no muri Aziya. Mwese nizere ko muguwe neza, abari mu butumwa bw'amahoro mwagiye gucunga umutekano aho muri hirya no hino, ndetse n'abari mu gihugu. Imana y'amahoro ibahe umugisha cyane. Nizere ko mukomeje kugubwa neza n'impuguro mubona kuri Mama Charlene official. Mbibutsa yuko mugomba gukomeza gukora share musangiza abantu izi nama n'ibitekerezo ndetse n'ijambo ry'Imana na filme, kuko byose ni inyigisho zubaka ubuzima ndetse n'ubugingo. Imana ibahe umugisha. Rero n'ubundi reka turebe mu Migani ibice byaho 27 umurongo wa mbere. Haravuga ngo gira umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze kandi ufate neza amashyo yawe, kuko ubukungu budahoranwa iteka, ingoma nayo idahoranwa ibihe byose. Amen. Nari nkuzaniye intego y'ijambo ivuga ngo wige gukoresha igihe cyawe kuko kitazahoraho. Nari nkuzaniye ijambo ryo kukubwira ngo wige gukoresha igihe cyawe neza kuko utazakigumana. Gira umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze, kuko gira umwete wo kumenya uko imikumbi yawe imeze kandi ufate neza amashyo yawe, kuko ubukungu budahoranwa iteka, ingoma nayo idahoranwa ibihe byose. Nashakaga kubwira abantu ngo nimwige gukoresha igihe cyanyu uko mugifite. Ntimugakoreshe iminsi nkaho muyigura, ntimugakoreshe amasaha nkaho muyarangura, ntimugakoreshe imyaka nkaho ari iyanyu. Mwige gukoresha igihe cyanyu neza kuko mutazagihorana. Gukoresha igihe neza kuko mutazagihorana. Mu bintu bihenda bibaho ni igihe. Ngewe igihe ncyubaha nk'amafaranga ku buzima bwanjye, kuko hari n'igihe mbura umwanya wo kuryama. Nimba mbura umwanya wo kuryama kugira ngo umubiri wanjye ugubwe neza, ntago naba nkeneye amagambo y'amateshwa ngomba kuvugana nawe amasaha menshi, kandi n'umubiri wanjye nawe uburiye umwanya wo kugira ngo uruhuke. Mwige gukoresha neza igihe. Hari abantu bakoresha igihe nkaho bakigura, bakagikoresha nkaho bakirangura, ariko igihe ni ikintu uhabwa n'Imana mu gihe runaka, ikanakikunyaga mu gihe runaka. Hari igihe unyagwa igihe cy'imbaraga, ukabura imbaraga kandi urya ibintu byose bikwiye kuba byatuma ugira imbaraga, ariko ukamburwa igihe cy'imbaraga ugahora mu ntege nke z'uburwayi. Iyo rero urwaye, haleluya, iyo uramutse urwaye kandi warahawe igihe cy'ubuzima, ntukigiremwo ibintu gikoramo, urahomba cya gihe cy'ubuzima, ukahomba no muri cya gihe cy'uburwayi, kuko nta kintu uba ukibasha gukora. Aho uryamye ukibuka cya gihe wataye, ukavuga ngo iyo nza kuba narakoze ibi ngibi. Ngo nimwige gutegeka ibihe byanyu. Wige gutegeka ibihe kuko utazabigumamo.
ngo gira umwete wo kumenya amashyo n'imikumbi yawe uko bimeze. Nta muntu uhora ku ngoma, kandi nta muntu, reka mbabwire, nta muntu uzaguma ari inkumi, nta muntu uzaguma ari umusore. Umuntu azabuva mu busore haba umugabo, hazava mu kuba umugabo aba umusaza. Umuntu ave mu kuba umusaza ndetse aba umusaza cyane. Mwige gukoresha igihe cyanyu neza. Nubona ufite igihe cy'imbaraga, ujye ugikoramo ibintu by'imbaraga. Nubona ufite igihe cy'amahoro, ujye ukoramo ibintu by'amahoro. Nubona ufite igihe cyo guteta, ujye ugikoramo ibintu byo guteta. Igihe cyose ugezemo ugikoreshe nk'uko kiri, ntakagira igihe kigucika. Uzi umuntu ufata amasaha 24 hari mu kabari. Uzi umuntu ufata amasaha 24 hari kugambana. Uzi umuntu ufata amasaha 24 hari gusabiriza kandi atari masikini. Uzi umuntu ufata amasaha 24 agafata ukwezi, agafata umwaka, akoramo ibintu by'ubugoryi n'uburofu. Kandi muri iyo myaka yakoramo ibyiza byamugirira umumaro, bikagirira umumaro abantu muri rusange ndetse n'abamukomokaho cyangwa bazamukomokaho. Ntimugafata igihe rero, ntimugafata igihe nkaho igihe hari ikintu ushobora kugura. Nta muntu ugura iminsi, nta muntu ugura imyaka, nta muntu ugura amezi. Igihe ni igihe Imana iguha. Imana niyo itanga igihe yonyine. Ariko nimwige gukoresha igihe cyanyu neza. Hari igihe uzagera mugere mu gihe kivuga ngo iyo mbimenya ngakora. Hari ibintu bitagumanwa. Nubona Imana iguhaye amafaranga, umenye ngo nimba ugeze mu gihe cy'amafaranga, ukoreshemo iby'amafaranga ku buryo na cyagiye nikigera udafite amafaranga ariko uzaba warabitse iby'amafaranga. Uzi umuntu ugera igihe cy'amafaranga hagatangira kwaya, hakaya nkaho yayahinze, isaha n'isaha azayareka agakura akazajya kuyarandura. Nk'ubu hari abantu, hari umuntu wicara akabara amagaziye yanyweye, akavuga ngo aya magaziye nanyweye nunguye burarirwa niyo yarushijeho kunguka. Ariko wabona amafaranga yanywereye ugasanga hari kuvamo ikibanza, ariko akaba arinze asaza ataragura ikibanza. Hari umuntu wicara ukavuga ngo amafaranga nahonze indaya, iyo nza kuyabika mba narubatsemo etaje. Kugira ngo umuntu abone mu gihe cyo gukorera amafaranga, hanyuma ajya yarya nk'umuntu wayateye. Hayajyane mu bapfumu, handa yajyane mu ndaya, handa yajyane mu barozi, handa yajyane mu nzoga, handi hayahonga abamushaka n'abatamushaka. Ariko hakibwira ko ibihe agezemo, ibihe arimo byo kuyoragura amafaranga azakomeza kuyayora. Bundi hari umuntu ukorera amafaranga akayabitsa ahantu ku buryo yazana yabura akajya kugurisha ikintu akongera akayagaruza. Ariko iyo wahonze indaya we ntiwasubira ku ndaya wahaye amafaranga. Indaya wahonze sugira ngo ntuzi niyo zituye, nazo ntizikuze. Kandi nubwo burase wari uri kubitsa, ubitsa muri banki, uranabitsa n'amezi angahe bakakungukira. Ntabwo wabikije mu bapfumu yabitse, ntabwo wabikije mu barozi yabitse, ntabwo wabitse mu nzoga burya yabitse. Igihe usanga n'abantu barize ariko batazi gukoresha igihe. Ariko ujye ukoresha igihe nkaho ugihawe kandi utazongera kugihabwa. Abantu nimwige gukoresha igihe cyanyu neza. Imana nimba ikugize umujene, izo mbaraga zikoreshe nkaho utazazigumana. Kuko iyo wiyongereyeho imyaka 2 uba urimo kwegera kugenda ubura imbaraga. Nk'ubu nkanjye ndibuka kera ndi umwana, ndi urubyiruko, ndi umukobwa, imbaraga nagiraga imbaraga ziteye ubwoba. Narunamaga nkakoropa hano hangana gute, nkakubura, najya no kurara hano nabaye nk'umushyitsi kumwe abana b'abakobwa. Ugasanga ndabyutse ndakoze akazi ariko ubu iyo nunamye, ubu ndunama ngo ndimo gutorosha ntiyemwe mwabana mwe ndapfuye. Hari igihe nawe ngo uragenda umanura ikabutura, hari igihe utazayimanura, uragenda umanura. Ntabwo igihe turimo ngo kurambara pocket ngo werekane kuri umujene. Umujene nyamujene ni uwiteganyirije, akubaka amateka ye kugira ngo atazasabiriza cyangwa abumujura.
uzi ko umuntu w'umusore Imana imuha igihe afite, ugasanga umuntu akorera amafaranga menshi ariko akumva ko amafaranga akorera ari ayo kugura style sha deshire, sibyo ratamaniga deshire, ubundi ujye wambara deshire n'urukweto mama, nawe ngo wakoresheje igihe, ubundi ujye ugendana ni baby, sibyo ugendane ni baby, niyo ngombwa ukodesha imodoka unikopesha ariko bagwa imodoka nziza, undi ujye ugenda wicaranyemo ni baby. Umva ukuntu ushaho uri gukoresha igihe cy'ubusore kizagushirana. Hari igihe uzageramo iryo baby ntabwo ari ryo uzagira umugore, ejo bundi hazashya. Rero nutangira kurambagiza nta y'inkwano, dore nimwe mujya kwikopesha abageni, kandi Imana yarabahaye imbaraga zo kuba mwakora mu gihe cy'ubusore bwanyu, mukizigamira mukabika. Bamwe mubitsa mu nkuma, abandi mukabitsa mu rumogi, abandi mubitsa ahantu bacuruza imizigo. Hari inkweto ngo z'imizigo, ngo mbega umuzigo. Hari inkweto fisi ajya nyereka ngo mama ngo uyu muzigo niwe uzangurira, ngo ni umuzigo, kandi koko ni umuzigo. Umuntu ugasanga yitaye ku muzigo w'urukweto, umuzigo w'ipantaro, umuzigo w'umukandara, umuzigo. Iyo mizigo mwikorera muri impinja mungana gutyo, ubwo urumva muzangana nanjye mumeze gute? Iyo mizigo mutangiye kwishyiraho. Mukoresha igihe cyanyu neza, kandi igihe cyagiye ntago kigaruka. Imbaraga ufite mu busore bwawe ntago uzazigumana, kandi ayo mahirwe uhawe, amahirwe uhawe yo kwiga, nimba uhawe amahirwe yo kwiga ukaba uri mu gihe cyo kwiga, genda wige kuko utazaguma mu ishuri. Nimba uhawe amahirwe yo kuba umuyobozi, nuyobore kuko iyo ntebe ntibayikudodeyeho. Ukora ibyiza kandi bizakugirira umumaro, bikagirira n'umumaro abagukomokaho. Nimba uhawe amasambu, ntabwo isambu ihora yera, nta nubwo ihora yeza bimwe, ntabwo amatoni ahora yera ari amwe. Abantu mwige gukoresha igihe cyanyu neza, kandi gukoresha igihe cyanyu neza, burya hari ibintu ukora mu gihe bikazakungura mu kindi gihe, ariko hari ibintu ukora mu gihe bikazaguhombya mu kindi gihe. Mukore ibintu bibungura mu gihe kugira ngo bizabagirire n'umumaro mu kindi gihe. Nk'ubu hari abantu bategura amasaziro yabo neza, ariko hari n'abandi bica amasaziro yabo. Igihe cyose urimo ugikoreshe neza, ugikoresha iby'umumaro kandi iby'agaciro. Gira umwete wo kumenya umukumbi wawe. Aho ndi kuvuga mu buzima busanzwe, ariko ndashaka tuvuge no muri uyu murimo. Gira umwete wo kumenya umukumbi wawe. Ingoma ntabwo ihoranwa, ubuyobozi ntibuhoranwa, nta n'ikintu gihoranwa, ubuzima ntibuhoranwa, imibereho ntihoranwa. Ibihe birahinduka, ejo bundi ukarya inyama, ejo bundi ukarya intoryi, ejo bundi buriya nabwo ukazibura cyangwa ukazirya zitogosheje. Ibihe ntabwo bihoranwa, ingoma ntizihoranwa. Gira umwete wo kumenya umukumbi wawe, yewe diyako. Imana yaguhaye kudiyako, nagira umwete wo kumenya uko bameze. Nzamenya abana banjye, menya abankomokaho, menya umuryango wanjye, menye. Gira umwete wo kumenya umukumbi. Haleluya. Diyakona amenya abantu agomba kudiyakona, pasitera amenya abagomba gupasitera. Reka nkubwire, mushumba menye intama zawe, menya abana wabyaye, ubakorere ibyo ushoboye mu gihe cyabo, kuko hari igihe utazabishobora. Imbaraga ufite zikoreshe mu gihe cyawe, mwige gukorana n'igihe. Izo mbaraga ufite mu bukumi bwawe, umenye ko utazakomeza kugenda wimaringa utya, widunda nka baro mu muhanda. Hari igihe uzasodoka, uzaba utwita impanga ebyiri, zongera so ugende widunda, uzagenda urya. Umwana azaguha pozisiyo yo kugenderamo sha. Mu bukumi bwawe umenye ibyo ukwiye gukora, hanyuma witeganyirize. Cya gihe uzaba warabaye umubyeyi, watangiye kumera nka mama Charlene, umanura umweyo wakubura uti ndapfuye we. Twige gukoresha igihe cyacu, kandi igihe ni ikintu gihenze, igihe ni ikintu gikomeye. Ni ukuri igihe ntikigurwa, igihe ntago kigurwa. Nta n'umuntu ufite ubushobozi bwo gusubiza iminsi inyuma, kandi burya iyo umwaka ushize burya buri kujyaho, ntabwo buri kuvaho. Buri kujyaho ku myaka, ku mubiri ukavaho.
Imana nitugirire neza. Umuntu wese namenye gukoresha igihe cye neza. Imana nimba ikugabiye impano zikoreshe neza. Nimba ikugabiye ivugabutumwa rikoreshe neza. Nimba ikugabiye ubuyobozi bukoreshe neza, kuko ingoma ntago zihoranwa. Ntago uzago muri umushumba, ntuzago muri pasiteri, ntuzago muyobora korari, ntuzago muhitinze, ntago uzago muri icyamamare, ntago uzagumana umubyibuho, ntago uzago munanutse, ntago uzago muri umushoramari. Reka nkubwire, ibintu birashira hakaza ibindi, uzarangira haza abandi, uzacuya haza abandi bakiri bazima, uzava kuri pose haza abandi. Ariko mu gihe cyawe hari ibintu ukwiye kuhakora bizagutegurira iby'ikindi gihe uzageramo. Ubundi abantu batateguye iby'igihe cyabo basaza nabi. Abantu batateguye iby'igihe cyabo bababazwa n'ikindi gihe binjiyemo. Tugiye gusenga Imana. Wiga gukoresha igihe cyawe neza. Nimba ari ukubyuka saa 2 ntukabyuke saa 5. Nimba ari ukugenda ku zuba ntukarindire ngo ribanze rihumbye, ujye urigendaho. Nimba ari igihe kigutegeka kugenda mu mvura ujye ushaka umutaka. Nimba ari igihe kigusaba gukora cyane ujye ukora cyane, ushyiremo imbaraga, wihangane, wihanagura ibyuya. Nimba ari igihe kigusaba guca bugufi ujye uca bugufi. Nimba ari igihe kigusaba gukora ujye ukora. Nimba ari igihe kigusaba gukiranuka ujye ukiranuka. Nimba ari igihe kigusaba kwitanga ujye witanga. Igihe cyose ujye umenya kugendana nacyo. Nucikwa n'igihe ujye umenya ko ucitswe n'amafaranga. Nucikwa n'igihe ujye umenya ko ucitswe n'ubuzima. Kandi umenya ko igihe kigucitse utazavuga ngo cyancitse reka njye kugura ikindi, kuko igihe ntago kigurwa. Imana ibagirire neza. Mana ndagushimye kubw'impuguro ukomeje kuduha, ndagushimye kubw'ubujyanama ukomeje kutwunganira, ndagushimye kubw'inama ndetse ndagushimye kuko turi hafi kandi utwegereye. Mana ndagushimye kushaka ko dusobanuka tukaba bazima kandi beza. Ndagushimye kuduhozaho ijisho n'impuguro n'inama biguturutseho. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Mana y'amahoro nibahe umugisha kandi bashoboze kumenya gukoresha igihe cyawe, kandi buri wese ajya amenya mu gihe agezemo. Imana ibahe umugisha.